ndabasuhuje kandi nkwaye ikaze kuri Extra Mile TV. Amahoro y'Imana nabane nawe. Uyu munsi tuje muri special evening. Biratangaje kuko musanzwe mubizi ko special evening yacu tuyigira gusa ndavuga ku isabato nimugoroba. Oya, reka mvuge wenda samedi nimugoroba kuko tuba twamaze kugera ku wa mbere. Ubwo reka bago tikora ku wa mbere nimugoroba burira buracya, uwo ni umunsi wa mbere. Ariko uyu munsi tuje jeudi cyangwa ku wa gatanu w'isabato nibwo tuje gukora special yacu evening uyu munsi. Ariko ni impamvu nziza, ni impamvu mwese muri bwishimire, ni impamvu itangaje. Ngiye natangaye cyane kandi namwe ndabizi muraza gutangara, ariko ni impamvu nziza. Rero ndabasuje cyane aho muherereye hose, abari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, abari muri diaspora, Amerika, Asia, Oceania, Australia, banza ariyo migabane baho cyangwa se akaba ari n'indi naza. Ariko aho umuntu wese ari yumve ko muhaye ikaze kandi ndamusuje, Imana ibaho umugisha. Uyu munsi ronje tuje kuganira na korali nziza cyane. Korali yaturutse ahantu hatari hafi. Ubwo nivuga ahantu hatari hafi mushobora kumva wenda ngo ni nko ku Ruyenzi cyangwa hehe. Ni ahantu hatari hafi kandi muraza kuhamenya. Ariko iyo korali ikomeje umurimo w'Imana, iri gukora umurimo w'Imana ahantu hatandukanye, iri gukora ibihangano byiza. Mbese umuhate wanyu si ubusa ku mwami. Rero tugiye gutangira gahunda yacu y'uyu munsi n'indirimbo y'118 ndetse n'indirimbo ya 306. Nyuma y'iyo gahunda yo kuririmba izo ndirimbo turaza gusenga. Nyuma yo gusenga ndaza kubabwira aba bantu mubona turi kumwe. Iyi korali nziza cyane mubona turi kumwe, gusa bambwiye ko atari ukubangana, ahubwo bitewe n'ahantu baturutse n'amasaha baziye n'igihe baziye n'uyu mubare wabashije kuboneka. Ariko ni bake cyane, ariko bake beza kandi bake bashima Imana kandi bake bahagarariye abandi neza. Mureke dutangire gahunda yacu uyu munsi n'indirimbo y'118. Ndumva umukiza ambwira ko mbuze imbaraga ngo njye musenga iteka, ntacyo nzamuburana. Yandihiriye imyenda yose, yambabariye ibyaha bihinduka umweru. Niwe ufite imbaraga zihagije rwose zo gukiza ababembe, zikoroshya umutima. Yandihiriye imyenda yose, yambabariye ibyaha bihinduka umweru. Ubwo ntakiza nkora nibesherejweho n'ubuntu bwawe gusa, ni wowe nkesha byose. Yandihiriye imyenda yose, yambabariye ibyaha bihinduka umweru. Imbere y'aya ntebe nzahagarara, nzaba njyanye iminyago nyishikirize Yesu. Yandihiriye imyenda yose, yambabariye ibyaha bihinduka umweru. Reka twicishe bugufi dusenge.
data mwiza, data udukunda, twongeye kugushima, izina ryawe rihimbazwe. Tugushimiye imbabazi n'ubuntu byabanye natwe, byaduturukije mu mpande zitari zimwe. Imbabazi zawe zemera ko duhurira hano turi amahoro. Habwa icyo turakwinginze ngo iyi gahunda uyihagarikire, kandi wigaragaze nk'Imana ishobora byose. Ibyo abantu tudatekereza wowe ubikore nk'Imana ishobora byose. Nuko mwami, nihana benshi ndetse natwe tuzashima urukundo rwawe. Komeza ubane natwe, kandi imbaraga yawe igutaha ahantu. Tugusabye twizeye mu izina rya Yesu umwami wacu, amena. Amena. Yego, turagushimiye cyane, akoze kuduhesha umugisha. Rero nari maze kubwira abantu ko ndi kumwe n'abaririmbyi beza hano. Reka nsabe Martin. Martin namumenye cyane. Martin, amakuru? Turashima Imana. Umeze mute? Turashima Imana, nta kibazo rwose. Uriyumva gute muri uyu mwanya? Muri uyu mwanya ndanezerewe cyane kuba turi muri ibi bikorwa byanyu. Mwashoyemo imitungo myinshi, ariko mukaba natwe mwaduteyemo inkunga yo kuba turi kumwe namwe muri aka kanya. Turabashimiye cyane. Amen. Hano ni muri Extra Mile TV. Murakoze. Yego, Martin, twabwiye abantu ko muri korali, ariko mu by'ukuri ntabwo bazi izina rya korali, ntabwo bazi aho mwaturutse. Korali yitwa ngo iki? Yaturutse? Korali yitwa Komeza Icyo Ufite Family Choir. Ikaba ari korali igizwe n'abagabo, abagore, abasore n'inkumi n'urubyiruko. Ikaba ifite n'akademi. Junior. Ikaba ari korali ikorera mu ntara y'ivugabutumwa ya Bugaragara, ku itorero rya Nyakagando, mu ntara y'Iburasirazuba, cyangwa se firidi ya Rwanda rw'Amajyaruguru y'Iburasirazuba. Yego, mu karere ka Nyagatare. Hari abantu nyine tutari guhita twumva, ahubwo hari abantu iyo tuvuze Nyagatare twumva ngo Mimuri, tukumva ngo Tabagwe n'ahandi. Mwebwe nyirizina ni hehe? Iyo bavuze umurenge wa Rwimiyaga. Rwimiyaga. Yego, Rwimiyaga turahazi. So dukomeza tujya Nyagatare mu mujyi, unyura Ryabega. Ryabega ugakomeza werekera ka Gitumba. Ariko umurenge urimo aho hagati wa Rwimiyaga niwo witiriwe intara y'ivugabutumwa ya Bugaragara, kuko Bugaragara nayo ni santere. Yego, rero turaza kuganira byinshi ku bigendanye na korali Komeza Icyo Ufite, ariko nko twabwiye ko ari abaririmbyi, reka tubanze tubumve mu majwi yabo mu ndirimbo ebyiri. Yaramusanze aramwegera ati ngaho nsobanurira, ni gute muntu yasubira mu nda ya nyina akavuka? Nsobanurira iby'ubwiru bwawe, ndifuza cyane gusa nawe. Ngwino mukiza uduhindure, turakwifuza cyane. Uduha amahoro y'umutima, tubibyaremwe bishya. Ngwino mukiza uduhindure, turakwifuza cyane. Uduha amahoro y'umutima, tubibyaremwe bishya. Ntabwo Nikodemu yiyumvishaga
by'ukuri uko byagenda, ariko kubwo kwegera Yesu yanyuzwe n'igisubizo cye, ashyira mu bikorwa ibyo byaremwe bishya. Mwuka yamanutse, bahabwa imbaraga idasanzwe kuko ryari isezerano. Natwe uyu munsi nidushyira hamwe tuzahabwa iyo mbaraga. Ngwino Mukiza uduhindure, turakwifuza cyane, uduha amahoro y'umutima, tuba ibyaremwe bishya. Ngwino Mukiza uduhindure, turakwifuza cyane, uduha amahoro y'umutima, tuba ibyaremwe bishya. Amahoro y'umutima, tuba ibyaremwe bishya, uduha amahoro y'umutima, tuba ibyaremwe bishya. Ubuzima buruhije ntabwo ari karande, muhumure byose bizarangira. Kwirirwa wibaza uti mbese ndararira iki, oya ntibizabaho. Muhumure yemwe nimuhumure, uwo munsi byose bizarangira. Muhumure yemwe nimuhumure, uwo munsi byose bizarangira. Duhura nabyo kandi bikomeye, tukiheba kandi tukababara, ariko dufite isezerano ko vuba ibyo byose bigiye kurangira. Muhumure yemwe nimuhumure, uwo munsi byose bizarangira. Muhumure yemwe nimuhumure, uwo munsi byose bizarangira. Yesu yasize avuze ko agiye mu ijuru kudutegurira amazu meza tuzabamo. Ihumure dufite nuko yanesheje, kandi tuzabana nawe ibihe bidashira. Nimuhumure yemwe nimuhumure, uwo munsi byose bizarangira. Nimuhumure yemwe nimuhumure, uwo munsi byose bizarangira. Nimuhumure
si byose bizarangira. intara ni iya Bugaragara, itorero Bugaragara, rya Nyakaganda. Nyakaganda. Yego. Yego. iya Bugaragara, itorero rya Bugaragara, Nyakaganda. Nyakaganda. Yego. Yego. Ese iyi korali yatangiye umurimo ryari? Utangirira muri iryo torero n'ubundi? Ese hari abatangiranye na korali bakirimo hano? Urakomeza udusubize Marite? Yego. Nta kibazo. Korali yatangiye mu bihumbi 2004. 2004 itangira ifite abaririmbyi 13, Yego. ariko muri abo baririmbyi 13 nta n'umwe ukirimo. Hajemo abandi. Hajemwo abandi bagenda basimburana Yego. bitewe n'uburyo itorero ryagiye ryubaka umurimo. Korali yatangiriye ku itorero rya Kabeza ibyara itorero ryitwa Rukiri, aho hagira abaririmbyi bagenda. Kabeza n'ubundi muri Nyagatare. Muri Nyagatare. Narengize ngo ni Kabeza hano muri Gasabo. Aya ibyiza Yego. byose ntabwo biba muri Kigali. Yego. Yego. Twakomeza. Ikoranabuhanga naryo Niko nta gahunda tugirana. Korali iza gusigara ku itorero rya Kabeza hakimara kuvamo abagiye ku Rukiri. Kabeza nayo iza kubyara irindi shami ari ryo tubarizwaho kuri uyu munsi, ariko ryabaye itorero rinini rya Nyakaganda. Abaririmbyi bamwe basigaraho Kabeza, abandi baza aho Nyakagando, bityo abayitangije benshi bagiye basigara kuri ayo matorero. Yego. Ariko urumva ko hari abajyanaga na korali kugira ngo babashe kubaka korali. Yego. Ubwo kuva 2004 kugeza uyu munsi hashize imyaka 21 kandi murakomeje. Yego. Reka tuganire ku gikorwa cyacu cy'uyu munsi, wakwiyicarira. Murakoze. Noneho ubwo tugiye kuganira noneho muri rusange, hano buri wese afite ijambo bitewe n'ukuri bwiyumve, kuko ntabwo amazina ndayamenya neza, ariko nabaza Vice President we namumenye. Wamuha mikoro tukaganira. Ese uyu munsi mwaje inaha ariko muje mu gikorwa cyo gufata amajwi audio. Ese mwageze hano kare? Mwabyutse ryari? Iyi gahunda mwayiteguye gute? Wabashije gute guhuza abantu bangana gutya kugira ngo ntimwice gahunda kandi mugerere ahantu ku gihe? Murakoze. Nubwo uvuze ngo wamenye, nitwa Uzamukunda Denise. Yego. Nge Vice Perezida w'iyi korali. Iki gikorwa tumaze igihe tugitegura, kuko mbere ya byose habanza umutungo, kugira ngo igikorwa dutegure umutungo nitumara kuwuzuza, hanyuma dutegure n'umunsi, wa munsi nugera duhaguruke tuze hano. Rero uravuze ngo twaje ryari? Twabyutse saa 7. Saa 7 z'ijoro. Kubera ko twari twarawunoganije nyine, twahanye amasaha nyirizina, buri wese azi ku isaha, nubwo ntago turi kure. Turabaririmbye umwe ataho ko, ariko ntago turi kure cyane. Ntago mutatanye cyane. Ntago dutatanye, turi hafi na hafi. Hanyuma ubwo dushyira hamwe nyine, niyo masaha twafashe saa 7, saa 8 twari duhagurutse muri gare tuje hano. Ubwo ni muri gare ya Nyagatare? Oya. Bugaragara ifite gare? Nyine kubera ko mbese ni arete. Ni kuri arete. Noneho uwo mukurikiranye nawe natubwire, wiyumvise gute wumva ko uko biri kose ni Nyagatare hari studio?
ahubwo we wiyumvise gute wumva ko mugiye kuza muri studio nta wafite n'umwana ibintu bitangaje cyane ukumva ko ayo masaha uri bubyuka ugategura umwana ubundi hari ukuntu kera byajyaga bigenda ukaba usanzwe uzi umuntu ari umukobwa asanzwe azinduka agera mu rusengero icyigisho cya saa mbiri akiga ariko yamara kubyara niwe muntu wa mbere wagera saa tanu ahuza n'umubwiriza neza ngo umwana yanyerereje nyine we byagenze bite kugira ngo ntibagusige ukaza uzanye n'umwana byagenze bite? Okay, murakoze. Mbere na mbere nitwa Dusengiyumva Tamari. Nibyo koko naje mfite umwana muto cyane w'amezi 8. Amezi utaragira n'umwana. Urumva ko biragoye ariko byashobotse. Bamamagaye kare nyine nk'umuntu ufite umwana kugira ngo nitegure kare kugira njyane n'abandi. Ubwo abandi nababyutse saa 7, saa 5 n'igice ururimo. Birumvikana. Ariko nyine ndashima Imana kuba twabashije kugera ahangaha amahoro ndetse n'ibikorwa byatuzanye tukabikora n'ibindi tukaba tukibirimo amahoro izina ry'Imana yabwo icyubahiro. Amen. Ni by'igiciro burya kumva ngo reka dushimire n'abanyakigali nabo nabasirimu kuva Nyagatare ukaza gukoresha indirimbo i Kigali. Urumva ko harimo intera nini uturere twinshi ariko ni icyizere tubafitiye. Niyo mpamvu bidukura hariya tukaza bitewe nuko tuba tubona ibikorwa by'inaha ari byiza. Niyo mpamvu ituma tuza gukoresha inaha. Yego icyo cyari kimwe ahubwo nyine ese no muzima busanzwe no muri gahunda zindi ubahiriza igihe gutyo cyane ubundi ndi mwarimu niba usanzwe rero ni ingenzi twamaze gusubizwa niba usanzwe uri mwarimu nuko rero muritegura ayo masaha ubundi si ubwo mwaje muganira reka mbaze nkuriya mwaje muganira mwaje musinziriye byagenze bite? Twaje gahunda ari uko turi bugere hano amahoro twagendaga tuganira kugira ngo bamwe badasinzira hatagira imodoka igwa nabi gutyo kandi urumva ko bwari buneje cyane hari hakiri nijoro kandi urabona ni n'abamama harimo n'abana harimo abakobwa bato cyane gusa ubushake nibwo bushobozi kandi ubushake byagaragaye cyane. Muritegura rero muraza mugera hano mukora igikorwa cyabazanye kandi nge nari mari byagenze neza. Turashima Imana kuko nigena byose kandi ni nayo yadushoboje kandi turanayishimira ko yatugize umwe namwe. Twe turayishimye. Ubwo ngubwo rero nawe tubwira ukuntu urugendo rwagenze kugeza aya masaha. Nge numvaga wenda hari amasaha ari bugere mwese mukagwa gacuba mugasinzira ariko ikintu gitangaje mwese muracyakomeye. Uyu ni umunsi twateguye igihe kirekire ko nk'uko presidente yabikubwiye gufata ubushobozi mugapanga umunsi mugapanga isaha urumva kubyuka nijoro ntabwo wagera hano rero ngo rya joro wabyutse utari byaza umusaruro. Niyo mpamvu twagerageje kurwana n'ibitotsi kugira ngo bitaza kuturwanya tugere ku mugambi wacu dufashijwe n'Imana kandi Imana yanabikoze turongeye turayishimye. Iyi korali rero nk'uko mubyumva yajeje mu gikorwa cy'amashusho ariko amasaha bagereye inaha abantu benshi bari bakiryamye uko biri saa 11:30 mwari muri hano saa 12 mwari mwatangiye recording. Andi makorali rero yumva yuko batari recording mbere ya saa 4 bibabera isomo. Yego ubusanzwe rero musanzwe n'ubundi mukora uyu murimo mumaze n'igihe kirekire. Ese ni nk'iki mwabwira abandi bantu mukora umurimo umwe kuko ishyaka mufite nge nababonanye birarenze? Uyu murimo ni umurimo utoroshye usaba ubwitange no gutanga igihe kirenze cyane ko n'iki gihe ahenshi insengero zifunze birasaba amakorali menshi gukoresha imbaraga ari nabwo buryo natwe twemeye kuvunikamo. Inama twahandi makorali rero ni uko bashyiramo umwete. Icyo twahamagariwe ni ukwamamaza ubutumwa bwiza kugeza Yesu agarutse kandi agasanga turi maso tukimutegereje. Niyo ntego yacu twe nabo.
yego uwiteka bidushoboze. Hari abantu rero bajya bumva ko abaririmbyi duhembwa, ukaba wamubwira ngo nazindutse ijoro gutya gutya, umuhanda wangendekeye gutya, byagenze gutya, akavuga ati ibyo bintu mwabikorera ubuntu koko? Nese ubwo inyungu zari ziraho n'izihe? Reka mbaze uriya mubyeyi uri hariya inyuma, ni iki kidutera imbaraga muri uyu murimo? murakoze. Abavuga ko wenda hari abaririmbyi bahembwa keretse babivuga mu buryo butandukanye, ariko twebwe nka korali komeza icyo ufite turahamya ko abaririmbyi bahembwa, kandi tuzi ko tuzahembwa igihembo kiruta ibindi byose, tuzahembwa ubugingo buhoraho. Yego, niyo mpamvu rero idutera umunezero wo gukunda korali, uburyo gahunda zose igihe cyose turaboneka nk'uko bikwiye. Murakoze. ariko hari n'ikindi kintu naje gusanga abantu bibeshyaho, turanahembwa. Erega ntabwo ibihembo byose tubikura mu mafaranga. None se utekereza yuko utari muri korali, aba bantu bose uzi ko hari ikibazo ugize ntabwo tubikwifurije, cyangwa si byiza, uzi ko ari abangabo ubanza kubona? None se ubwo ngubwo ibi ntabwo ari ibihembo byo kunguka abantu? Nese ufite abantu ugira ngo burya hari icyo wabura? Reba ufite amaboko angana, niba akababeshye twebwe abaririmbyi turahembwa, ahubwo uburyo mutekereza ko duhembwamo sibwo duhembwamo. Imana ifite uburyo iduhemba kandi biratunyuze, si bitunyuze? Yego, tugiye kumva izindi ndirimbo ebyiri za korali komeza icyo ufite. Nyuma y'izo ndirimbo ebyiri turaza tuganire ku migabo n'imigambi ya korali ndetse n'ibindi byiza korali komeza icyo ufite idufitiye mu minsi iri imbere. Nyuma y'iyo gahunda taza mbabwire igikurikiraho. ubwo nitegereza ibi bihe turimo bikanera gutekereza uko bizaba mu ijuru, abera tuzenguruka muri Yerusalemu twibagiwe imiruho n'imihati twagiriye mu isi. Bizaba ari umunezero abera turi mu ijuru, tuzasangirira ku meza amwe, ntabwo tuzongera kubabara. Bizaba ari umunezero abera turi mu ijuru, tuzasangirira ku meza amwe, ntabwo tuzongera kubabara.
abarushe n'abaremerewe nimumusanga arabaruhura mubwire nawe wabyivugiye ati ndi alufa na omega itangirira akaba iherezo n'umukiza akaba umuremyi tumusange dufite imbaraga n'umukiza araturuhura bizaba ari umunezero abera turi mu ijuru tuzasangirira ku meza amwe ntabwo tuzongera kubabara bizaba ari umunezero abera turi mu ijuru tuzasangirira ku meza amwe ntabwo tuzongera kubabara turasabwa gufata icyemezo igihe cyo kikitwa none ubu kuko nta gihe gisigaye ngo umukiza abashe kugaruka ajyana abera bamukoreye bimana ingoma nawe mu ijuru bishimane banezerewe kuko banesheje umubisha bizaba ari umunezero abera turi mu ijuru tuzasangirira ku meza amwe ntabwo tuzongera kubabara bizaba ari umunezero abera turi mu ijuru tuzasangirira ku meza amwe ntabwo tuzongera kubabara tuzasangirira ku meza amwe ntabwo tuzongera kubabara tuzasangirira ku meza amwe ntabwo tuzongera kubabara umusore w'umutunzi yaje asanga yesu amubaza ibyo kwizera kwe yesu aramubwira ati siga ibyawe byose wiyange maze umurikire biragoye biraruhije cyane gusiga ibyawe byose ugakurikira umukiza kugira ngo uzaragwe icyo gihugu agiye gusa ntibigitinze tunganya byose azasanga uri maso itegure dore ari hafi aragarutse turitahiye agiye kuza ntibigitinze tunganya byose azasanga uri maso itegure dore ari hafi aragarutse turitahiye yanze gusiga byose kuko yarabikunze ahitamo kwisubirira inyuma nawe wirebe ibyawe kurikira umukiza byose biva mu kiganza cye agiye kuza ntibigitinze tunganya byose azasa
aragarutse turitahiye agiye kuza ntibigitinze tunganya byose azasangura maso itegure dorari hafi aragarutse turitahiye itegure dorari hafi aragarutse turitahiye itegure dorari hafi aragarutse turitahiye. Imana ibahe umugisha muririmbye neza reka twongere tuganire noneho reka mbaze uyu mubyeyi unyicaye inyuma noneho yego noneho korari komeza icyo ufite twitegura iki muri kudutekera iki murakoze cyane amazina yanjye ni Dushimimana Alexis yego korari komeza icyo ufite ndi secretary yego urambajije ngo turi kubategurira iki icyo nakwizeza cyo ni ibintu byinshi cyane kandi byiza ni ukuvuga ngo ibyo turi gutegura ni ibintu biteza imbere umurimo w'Imana ibintu bituma korari igira hiva ikagera higera yego ubwo ni ukuvuga ngo ni ibintu byinshi gusa ntago twicaye turi gukora turagerageza mu buryo bwari bwo bwose kugira ngo abagerageza gukurikira korari bajye bagira ibyo bagenda babona bigenda bijyaho bivuye mu bitekerezo by'abaririmbyi. Murakoze. Yego ubwo uri secretary nanakubaza iki kibazo ese mumaze kugira volume zingahe za audio cyangwa se DVD amajwi yego DVD na ebyiri yego ubwo ni imizingo ibiri y'amashusho yego audio ni 3 muranakataje audio 3 na video ebyiri nizi zaje uyu munsi murumva se bitagiye cyane kubera Imana none se umuntu akeneye korari komeza icyo ufite nyuma y'uyu munsi yababona ati ese hari imbuga nkoranyambaga umuntu ashaka kuyabonaho umuntu ashaka kubatumira yababona ati reka tubaze nta kibazo uri ready gusubiza ujya kuri YouTube ukandika korari komeza icyo ufite uhita ubabona ubona indirimbo zabo ukabona aderese yabo ariko kandi iyo duhaye igitekerezo bituma dukora byinshi kurutaho kuko tubona ko dufite abantu badukurikira kandi baturi inyuma iyo nayo yaba ari inkunga ikomeye uduhaye. Yego hano hari agasobanuye TV show ni byiza cyane bakomerezaho Dukunda Imana Emmanuel mwiriwe neza ko numva baririmbyi baririmba neza nabahehe iyi korari ibarizwa i Nyagatare wamfashije ukamubwira bugaragara bugaragara mu murenge wa Rwimiyaga yego itorero rya Nyakagando yego Nyakagando Dukunda Imana Emmanuel ndakunda hano ikagasa kandi korari komerezaho pe ikagasa korari Imana iheruka yikagasa nanjye ndabasoje cyane Imana ibahe umugisha ndetse n'abandi bose badukurikiye Imana ibahe umugisha kwerekeza ku musozo kugira ngo banasubire bongere bafate rwa rugendo twamaze kubona ko rutari rutoya ariko hamwe n'Imana muragerayo amahoro kandi umuhati wanyu ubusa ku mwami nakomeje kubibabwira kuko birarenze kandi ingororano zanyu ni mu ijuru kandi na hano mu isi
nubwo hano mu isi turahaba turi abagenzi. Reka twumve na Martin. ikindi twakongeraho kubifuza kubona korali, hari kuri YouTube, dufite no kuri TikTok na Instagram turayikoresha nubwo dutuye mu ntara. Amazina ni ayahe? Ngiye kubaha nimero mwashakiraho korali. Komeza icyo ufite. Komeza icyo ufite ni 078 46 20 yego 639. Ndasubiramo yego 078 46 20 639. Izo nimero ubwo nyuma twaza no kuzipininga hasi abadukurikiye bakazibona. Rero mugiye kuturirimbira izindi ndirimbo ebyiri, nyuma y'izo ndirimbo turaza twerekeza ku musozo twiragiza Imana, asigaye tubaherekeze. Yego.
wadukoreye bazamurwe bigire mu ijuru bazababaro kotsa imiruho y'iyi si mbega ibyishimo kubazagerayo 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 zanezerwa ingerayo mu ijuru badata nabonayo za ntwari zatubanjirije zizavuga amakuru meza y'ururu z'imitima hari ubwo nararira kuri mu gitondo impundu zikavuga ndavuni bamaranira kuzicarana n'umukiza nubwo isi ituburabuje n'ihangane tuzatabarwa Danieli wararanye n'intare azambwira iby'iryo joro zari zimaze igihe zisonzeshejwe zimenya ko ari umukiranutsi zumva ibi neza neza byinshi biturisha umutima wanjye hari ubwo nararira kurira mu gitondo impundu zikavuga ndavuni kamaranira kuzicarana n'umukiza nubwo isi ituburabuje n'ihangane tuzatabarwa mbega umunezero mwinshi cyane tugandagaje imbere y'Imana mu ngoma itabamo ishavu mu ngoma itazahanguka wifurije kuzaburiyo nanjye unyifurize kubayo hari ubwo nararira kurira mu gitondo impundu zikavuga ndavuni kamaranira kuzicarana n'umukiza nubwo isi ituburabuje n'ihangane tuzatabarwa hari ubwo nararira kurira mu gitondo impundu zikavuga ndavuni kamaranira
Imana ishimwe cyane. Hari ubwo wararurira ariko bwa kimondo zikagira gute zikavuga. Iyi refrain ni nziza cyane, kandi nubwo iyi si nubwo tuvunika turaharanira kuzicarana n'umukiza. Noneho akandi kantu keza karimo ngo nubwo isi ituburabuje ariko tuzataha. Amaherezo y'inzira ni mu nzu, uko byamera kose tuzataha. Ahubwo turebe twebwe koko turabataha juru, twujuje ibyangombwa, kuko n'umuntu ugiye kujya mu rugendo agomba kuba afite tike, agomba kuba afite n'ibindi byangombwa by'urugendo. Ese twebwe turabataha juru? Ntituzavunikira ubusa, twihangane. Njye nyambwira abantu ngo nimbona Yesu bazabanze bandeke twihererane, njye nawe tugirane ibiganiro bya babiri. Nitumara kugirana gope, nitumara kugirana ibiganiro bya babiri nacyo namwe buri wese uko amushaka azagenda mubona. Yego, korari komeza icyo ufite, Imana ibahe umugisha. Amen. Kure hashoboka niho mbifurije kugera. Turi mu isi dukenera byinshi, tugira n'inzozi. Nk'uwo mushobora kuba mureba wenda nka Geda Vocal Band yo muri Amerika mukavuga ati twe tuzagera kure nk'abo. Nabo ni abantu babigezeho, namwe byashoboka. Kure hashoboka niho mbifurije kugera. Kandi uretse no mu by'umwuka no mu by'umubiri, Imana ibagure, Imana ibateze imbere. Hari isomo njya nkunda riboneka mu kubara igice cya 6 umurongo wa 24 kugeza ku 26. Reka ndisome kuko n'ubundi turi kwerekeza ku musozo. Amagambo ndi kubabwira yose nayo kubasezera, ariko tuzongera tubonana. Muse mwakwifuza ko tutazongera kubonana mwebwera? Oya, ngiye turaza kugumana ndabizi. Oya nimutanagaruka necessary telefone. Yego. Gati Brigi uraho? Nindaho meze neza. Urakomeye se? Nanjye gati muraho. Nuko ubundi ngo nihagire undi mwenda muberamo bagenzi banyu uretse urukundo. Uwiteka guha umugisha akurinde. Uwiteka kumurikishirize mu maso hehe akugirire neza. Uwiteka kurebe neza aguha amahoro. Nukuri mbifurije amahoro, bifurije kuguma muri Yesu, bifurije ko abazajya babona bose bazajya babona ko mubana na Yesu. Mbese ibyiza byose Uwiteka bibahe pe, murabikwiye. Rero perezida wacu ntawe uhari, yagize impamvu z'uburwayi, ariko nawe araza kumera neza. Ariko reka dusabe vice president, tugiye kumva ijambo rya vice president. Nyuma y'ijambo rya vice president araza no kudushyira imbere y'Imana. Murabizi ko iyo umuyobozi amaze kuvuga twese turavuga ngo amen tugataha. Yego, gusa ataravuga reka mbanze mfate uyu mwanya nibutsa abantu ko turi muri Extra Mile TV. Uretse kuba ari televiziyo, ariko Extra Mile tugira na production. Abifuza gukora ama audio cyangwa se amajwi, abifuza amashusho video production ndetse n'izindi production, aba graphic, haba amafoto, haba ibindi, kari muri Extra Mile TV ndetse na live streaming mu birori bitandukanye. Mwese tubahaye ikaze. Ubakeneye utari hafi uri kure, wakoresha izo nimero ziri kuri ekra yawe, cyangwa se ukaba wabasacinga ku zindi mbuga nkoranyambaga. Murakoze, twakumva noneho vice president. Murakoze cyane. Mbere ya byose manje gushima, nubwo mwashimye urugendo twagiye kwitanga kwacu, ariko namwe ndabashimiye. Guhera mu gitondo twageze hano, mwatwakiriye, mwabanye natwe amasaha yose, mwavunitse, ariko namwe turabashimiye. Umuhati wanyu ntuzaba ubusa ku mwami. Ubwo rero nka korari komeza icyo ufite, ubwo tumaze gushima tugiye kubasaba kudusengera cyane, kuko uyu murimo ntago woroshye. Satani ntago yishima, kenshi abashaka guca intege avuga ati ibi ntago muzabishobora, ntacyo muzakora, ariko tuzi ko dufite Imana. Niyo mpamvu mbere ya byose dusaba n'amasengesho. Ubwo rero korari komeza icyo ufite nyine, ubwo bakubwiye ntago turaba nyine, turi benshi, turenze abangaba, tubakubye nka 2 3. Rero ubwo twaritanze turaza dukora uyu murimo.
uyu murimo kuva iwacu harafunze, insengero zaho zirafunze, kugira ngo ubone aho uteranira ntabwo byoroshye, ariko nka korali komeza icyo ufite ntabwo twigeze ducika intege. Guhera mu kwa munani twakomeje dukora amashusho, ese twayakoze hari mu kwa munani, ariko badufungiye hari twayakoze, ariko ntabwo twacitse intege. Mu kwa kabiri twarongeye dukora yandi dufunze, insengero zifunze, turaterana, ntabwo twigeze ducika intege, ariko ibyo byose no kubishobozwa n'Imana, kuko hari benshi dukorana bari muri korali ubu tutakiri kumwe, ariko hari bazagaruka ntawamenya, ariko twebwe tukiri mu gukora umurimo turasaba imbaraga Umwuka Wera kugira ngo ajye abana natwe, namwe kandi mukadusabira, kandi icyo dusaba tugiye gutaha ariko turi kumwe aha ni iwacu, tuzagaruka tuzajya duhamagararana tumenye amakuru, kandi n'ubutaha tuzagaruka kuko twebwe turacyakomeje nta gucika intege. Murakoze. Amen. Dushyire n'imbere y'Imana, tuzaza rwose. Reka dusenge Imana. Turagushimye Uwiteka Mana yacu, itare cy'amahanga, byiringiro by'umugisha, Mana udukunda utwitaho uko bukeye n'uko bwije, turagushimye turaguhimbaje, tugushimiye ko wabanye natwe ubwo twazaga, watugenza imbere utugeza aha hantu, ndetse mu gihe twateguraga uyu mushinga wabanye natwe, uduha ubushobozi, uduha imbaraga, uturinda ikibi n'igisa nacyo. None iyi saha n'umunota birageze, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Wabanye natwe mu munsi wose twabaye aha ngaha, Satani Data ntaba yishimye, ariko wamutsinze. Niyo mpamvu Data tukwinginze, byiringiro by'umugisha aha hantu Data, umugisha twahaboneye nabo twahasanze baduhere umugisha, kuko Data mwiza twese turabatahajuru, maze wa musi nugaruka tuzagusanganira twishimye. Data mwiza rero tugiye gutaha no gutandukana. Data mwiza tugiye kugenda mu byuma byakozwe n'abana b'abantu, turakwingize Mana ishobora byose ngo tugende imbere tukubera abana, byiringiro by'umugisha tujye amahoro. Turashimira urukundo rwawe, ndetse n'abasigaye turabakuriragishe Data mwiza, tugiye tukomeza gusabirana icyo se tuzahurira iwawe mu ijuru. Ngaho bana natwe, amahoro utanga, imigisha itanga itagabanije, biduhera aha hantu mu izina rya Yesu.